twinjiye rero mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugiye kuganira ku bikorerwa umwana buryo bahakumirwa guhotera umwana, ariko tugiye kureba cyane cyane ku kigo cya One Stop Center gikora gite, iperereza rikorwa gute kugira ngo bamenye ko umuntu yahohotewe se no gukora iperereza gusa cyahari ubundi bufasha batanga. Twakire Jeanne d'Arc Mukandahiro n'umuyobozi wa One Stop Center, tubahari ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Abantu yumvise One Stop Center akenshi bahita bumva ibintu bigendanye no guhohoterwa no guhita umuntu afungwa, ariko navuga ubundi iki kigo gikora gite? Murakoze cyane. Ubundi reka ntangirire kugisobanura kugira ngo abantu bari kutwumva bumve Isange One Stop Center ni iki. Ubundi ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga ngo urakaza neza, urakaza wisanga. Rero ntabwo twakira gusa ngo tufunge, kuko Isange One Stop Center ifite uburyo ikora. Ntabwo ikora nka RIB zisanzwe, kuko yo ikora mu kintu kitwa multidisciplinaire, igakora no mu kintu kitwa multisectorial. Igihe tuvuze rero multidisciplinaire ni hahandi habonekamo ministeri zitandukanye, aho dufite ministeri ya gender ariyo iri coordinatinga ibintu byose bya Isange One Stop Center, tukagiramo ministeri y'ubuzima ariyo icumbikiye za Isange One Stop Center, cyane ko Isange One Stop Center zose ziri mu bitaro. Tukagira ministeri local government, dufite inzego z'ibanze. Mu by'ukuri muzi ko igihe uyu mwana asubiye cyangwa umuntu asubiye mu buzima busanzwe yakirwa mu mudugudu, akakirwa mu kagari. Dufite polisi, igihe uyu munyacyaha yafashwe mu by'ukuri afungirwa muri poste ya polisi cyangwa RIB station, abarinzwe n'umupolisi. Tukagira ndetse n'abafatanyabikorwa dukorana batandukanye, GMO bakurikirana umunsi ku wundi imikorere ya Isange. Tukagira abashinzwe abana au niveau national badufasha mu gihe twagize ikibazo cy'abana NCDA. Abo bose niyo mpamvu tuyita multisectorial. Tukayita rero multidisciplinaire hahandi noneho Isange iba ari ahantu hamwe, hari abantu batandukanye, hari service zitandukanye zigizwe n'umugenzacyaha, zigizwe n'umudokiteri, zigizwe n'umusaykologist ariwe w'isanamitima. Abo bantu bose bakorera ahantu hamwe, bakakira mu cyumba kimwe. Ntabwo bakorera mu cyumba kimwe, ariko bakorera mu nzu imwe, ku buryo uwahohotewe ava muri iki cyumba yinjira muri iki adakora urugendo kugira ngo agende ashake serivisi. Iyo niyo mikorere ya Isange ikoreramo, ariko ikakira abantu bose bahohotewe. Igihe tuvuze ngo abantu bose bahohotewe, harimo abagabo, harimo abagore, harimo abana, abo bose, ndetse n'umunyamahanga utuye mu Rwanda turamwakira igihe cyose yagize ihohoterwa. Ngira ngo wenda tugiye kwibanda cyane ku ihohoterwa rikorerwa abana. Iyo tuvuze ihohoterwa rikorerwa abana, tuba turi kuvuga abana bangana iki? Ni mu kihe cyiciro iryo hohoterwa rigaragaramo? Rihagaze rite muri rusange? Murakoze cyane. Ubundi umwana ninde? Reka dutangiriraho. Ubundi mu mategeko, ngiye mpora nsobanurira abantu ko uyu munsi wacu mu rugo, nawe nimutaha mama wawe ahita avuga ngo umwana wanjye araje. Yego. Kandi nawe ufite abana, ufite abuzukuru, ufite iki. Ariko mu mategeko biratandukanye, kuko mu mategeko bavuga ko umwana ni umuntu uwo ari we wese uri munsi y'imyaka 18. Uwo muntu niwe bita umwana mu mategeko. Igihe icyo ari cyo cyose rero uzaba ugejeje 18 urengeje, ntabwo uba uri mu cyiciro cy'umwana. Uretse ko hari n'itegeko rivuga ngo gushingira umwana atari yakwiza imyaka y'ubukure. Aho haba hariho exception cyangwa itandukanyirizo, kubera yuko aha bareba noneho kugeza ku myaka 21. Ya myaka leta y'u Rwanda itwemereye kugira ngo umwana abe yagira ute, yasezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo gihe rero wowe nukirengaho ugashaka uyu mwana wa 18, 19, 20 atari yageza 21, bakurega icyaha cyitwa kubana n'umwana nk'umugore n'umugabo atari yageze iki igihe twemerewe mu Rwanda cy'amategeko. Ariko mu by'ukuri umwana uri munsi y'imyaka 18. Ihohoterwa muri rusange rikorerwa abana rihagaze rite?
babasha kubivuga imibare murayibona cyangwa se bitewe wenda n'imibare igaragara mubona ritaravugwa ku buryo bukwiye? Mu by'ukuri abana bacu bitewe na kampeni zitandukanye tukora, bitewe n'ibi biganiro hari abari kubikurikira, abana basigaye batinyuka. Nko muri Isange One Stop Center duha abana umwanya w'uko batinyuka, nubwo waba watinye kubwira umubyeyi wawe icyakubayeho, ukwiye kwizana wenyine ukaza tukakwakira. Dufite icyumba cy'abana aho tubakirira, kandi nyuma yaho bikagira. Mu by'ukuri abana ibyatwakira harimo amahohoterwa menshi akorerwa abana. Reka nyasubireho kugira ngo n'umuntu uri kutwumva yumve, ese umwana ashobora guhohoterwa? Ni ryari bavuga ko umwana yahohotewe? Uyu mwana aba yahohotewe, reka tufate gusambanya umwana. Gusambanya umwana abantu benshi barabyitiranwa no gusambanya ku gahato, mutabyemeranyijwe biratandukanye, kuko igihe bavuga gusambanya umwana no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato biratandukanye. Ni umuntu uri hejuru y'imyaka 18, ariko uri munsi y'imyaka 18 tukita gusambanya umwana. Uko gusambanya umwana rero biba ryari? Ifite definition nziza ivuga ngo ni igikorwa cyari cyo cyose wakorera umwana kiganisha mu kumusambanya. Aka kantu nkunda kukabwira abantu kugira ngo umuntu atumva ko ni igihe yakoze penetration gusa ngo niho aba yasambanyije umwana, ariko ni igikorwa cyari cyo cyose wakorera umwana kiganisha mu kumusambanya. Reka ntange urugero. Ngewe nkunda kubwira kera abakecuru bacu, hari igihe wabonaga umukecuru akakubwira ngo bakunda gukinisha abana akagira ngo ibyo bintu murabizi byabagaho. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo wafata umwana w'abandi ngo ugende ukore ku mabere, ngo ugende ukubite ku kibuno. Hari ibintu ushobora gukorera umwana biri kumuganisha kumusambanya, nubwo wowe ugira ngo ni ibindi, ariko bikaganisha umwana kumusambanya. Wabibona akabona ko uganishije umwana kugira ute, icyo gihe rero uzaba umusambanyije. Ntabwo ku mwana igikorwa cyaba kitaraba, nubwo igikorwa cyaba kitari cyaba, kuko ubukoze icyo gikorwa kiri kuganisha kugira ute, kumusambanya ni umwana. Ikindi nkunda kubwira abantu nuko uyu mwana nta bushaka agira. Kenshi duhura na kesi umuntu akakubwira ngo ariko naramuterese aremera, yemera ko tujyana, mugurira ndi girlfriend we, ariko suri girlfriend w'umwana gute? Umwana nta bushaka agira ute agira, kuko umwana arashukwa. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Ariko tuzi ko muri adolescence abana baba bafite ubushyuhe bwinshi. Baba bafite ubushyuhe, ariko ni abana. Dusubire kuri icyo kintu. Niyo mpamvu nkubwiye ko hari abantu bazakakubwira ngo ariko turakundana, ariko ni umwana. Ujye wibuka ko ari under age. Hari ikintu uvuze, wenda abantu batekereza ko gusambanya umwana ari penetration, ari ukwinjira cyangwa kumukoresha imibonano. Ariko n'ibyo bindi muvuze hari abari batabisobanukiye ko bishobora kuba ari icyaha. None mubwirwa n'iki ko uwo mwana yahohotewe, cyangwa se atari kubeshya? Wenda two gufata no ku bana, wenda no ku bantu bakuru, wenda kugira ngo byumvikane. Ushobora kwinjira wowe ukinjira urira kubera ko abadamu bagira emotion, hakinjira n'umugabo nawe wahohotewe akinjira atabasha kuvuga kubera ka gahinda cyangwa akavuga ati reka no kubivuga, tibwo nakiriwe n'umugore atanseka, ati ibyo nahuye nabyo. Mubigenza mute? Mu by'ukuri dufite ibitsina byombi mu kwakira abantu. Dutanga uburenganzira ku muntu kwakirwa n'uwashaka. Wowe ushobora kugera hariya mu office ukavuga ngewe rwose uriya mudamu ntabwo anyakira, haba hari umugabo ukwakira. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu, abana mu by'ukuri bahindura imvugo nk'ukuntu bivuze. Umwana uyu munsi ashobora kukubwira ibi, niyo mpamvu dufite icyumba cyihariye cy'abana. Iki cyumba cyihariye cy'abana mu by'ukuri ni icyumba ushobora gushyiramo umwana kugira ngo amanze agende yongere asubire muri mood ye, yumve ko abaye umwana, yumve ko wateye intambwe nk'iye, atangira kwiyumvamo. Kuko umwana kumukuraho amakuru ntibyoroshye, kuko uyu munsi ashobora kuvuga ngo ni tonto kanaka wabikoze, ejo akavuga ngo ni kanaka, ariko mu by'ukuri aba afite ukuri. Bigusaba wowe kumwitondera no kumwereka ko umanutse nk'umwana. Buriya abana, nkunda kubwira abastaff dukorana,
igihe uri kubaza umwana ntushake kumwereka ko umurenze, kuko icyo gihe n'umwereka ko umurenze mu by'ukuri ntacyo umukuraho. Umwana arahita abona ko mutari friend. Niyo mpamvu iki cyumba kidufasha. Umugenzacyaha rero afite amahugurwa yihariye. Abantu bakira aba bana ntabwo ari abagenzacyaha basanzwe. Dufite abagenzacyaha muri GBV bahabwa amahugurwa umunsi ku wundi bagenda basubiramo y'uburyo wakwakira umwana, kuko ukuntu wakwakira umuntu mukuru bitandukanye n'uburyo wakwakira umwana. Nk'uko ubivuze, umwana ashobora kuza akarira, akanga kunamubaza, akaceceka. N'ubwawe wowe nk'umugenzacyaha rero uri expert, tubita aba expert. Impamvu tukwita expert ni uko ufite uburyo ugomba gutangirana n'uyu mwana kugeza igihe azagira ute azavuga. N'umuntu mukuru nk'ukuntu bivuze ashobora kuza ntavuge, ariko wowe dufite abantu b'isanamitima. Buriya aba bantu ni abantu bakomeye cyane muri Isange One Stop Center, kubera yuko bagarurira umuntu kongera gusubira mu buzima, kongera kumva ko yitaweho, kongera kumva ko ashobora kuvuga akarenganurwa. Iki gihe rero ni step. Ntabwo ushobora kubimubwira uyu munsi ngo ashobora kwanga kuvuga, ariko ntabwo wamuhatira uwo munsi kuvuga, bitewe na tekinike ufite. Umuha ikindi gihe, ukamuganiza ikindi gihe. Mu by'ukuri tubona resulta nziza, kuko umwana ageze igihe akaza akakubwiza ukuri. None mubwirwa n'iki ko umuntu wahohotewe atujuje imyaka? Wenda hari kese tutari bugaruke hano, ariko twagiye tubona ibinyamakuru ejo vuba aha ngaha abantu bavuga imyaka si imyaka. Mwe mubwirwa n'iki? Mu by'ukuri dufite irangamimerere iradufasha. Icyo ni ikintu cya mbere. Dufite etat civil. Kenshi cyane muzi ko kuri attestation de naissance kenshi hari igihe umuntu yandikisha itariki itariyo. Kenshi benshi bandikisha ngo iya mbere y'ukwa mbere, mu by'ukuri ataravutse icyo gihe. Kandi abantu benshi cyane bafite itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ariko mu by'ukuri igihe irangamimerere ishobora kugaragaza itariki ya mbere z'ukwa mbere, ariko njyewe nyir'ubwite nkavuga ntabwo ari cyo gihe navukiye. Icyo gihe dukoresha ubundi buryo, tugenda gushaka ikintu kitwa extrait y'amavuko, attestation de naissance. Irenze iriya attestation de naissance yo noneho ibiri mu bitabo by'irangamimerere, hahandi bakwanditse ukivuka, nabyo turabireba. Tutera n'izindi ntambwe nyinshi. Dushobora kujya ku kigo wizeho, ku kigo wizeho byari byo byose hari birite wizeho, kandi mu by'ukuri wandikishaga imyaka. Turenga n'ibyo, ubugenzacyaha buriya mu by'ukuri bukora iperereza, kuko bushinzwe kurenganura umuntu warenganye ndetse no guhana uwakoze icyaha. Icyo gihe rero ibyo bimenyetso byose turabishaka. Dushobora no kugera ndetse n'aho wavukiye, ku bitaro aho wavukiye. Izo zose ni intambwe zikorwa n'iperereza, kugira ngo turebe uyu muntu yavutse ryari, yageze kuri ibi bitaro aho yavukiye ryari. Ntitwakwirengagiza ko hari abavukiye mu rugo batigeze bavukira hehe? Ku bitaro. Icyo gihe rero umubyeyi we aba ahari, akaba ashobora kuba afite, hari n'abantu bafite irangamuntu za kera zandikwagaho imyaka. Ibyo byose hari umubyeyi ubika icyo kintu akakibika, wowe ntube wagishobora, ariko ikibazo cyavuka akakibona. Ibimenyetso rero umugenzacyaha aba ari aho kugira ngo ibi bimenyetso byose abishake, kugira ngo utarengana cyangwa udahanirwa icyaha wakoze. Hanyuma muri ba bana, mu gihe umwana ari we wagize uruhare mu guhotera undi mwana, ngo ndi kuvuga wenda bari muri bya byiciro by'ubwangavu n'ubugimbi, barimo explore ibintu bitandukanye, ugasanga umwe muri bo ahohoteye undi, icyo gihe bigenda biti? Urakoze cyane. Aho turavuga ibyiciro by'abana. Mu by'ukuri ushobora kuvuga ngo umwana, ariko nakubwiye ko umwana ari umuntu uri munsi y'imyaka 18. Reka dutangire ku mwaka umwe kugeza ku myaka 10, kugeza ku myaka 12 cyangwa kuko hejuru gutangira ku myaka 14 kuzamuka abo bana barahanwa. Dufite ikigo bita ikigo ngororamuco, dufite aho bafungira abana Nyagatare. Nditizera ko muhazi. Nyagatare rero ni ukuvuga ko itegeko riteganya umwana ukwiye guhanwa ni umwana ufite iyihe myaka kugeza ku iyihe myaka. Umwana uri hejuru y'imyaka 13 arahanwa. Arahanwa, uretse ko we ahanwa, igihano ahabwa ntabwo kingana
nk'icy'umuntu mukuru ahabwa ariko arahanwa. Niyo mpamvu bamujyana mu kumugorora, aho bamujyana mu kigo ngororamuco, aho bamujyana Nyagatare, afite amahirwe nk'umwana kuko mu by'ukuri arahanwa abagororwa ariko akiga agakora n'ibindi bintu byamufasha kuzamuka nk'umwana w'umunyarwanda. Hari uburenganzira bamuha. Noneho hari abana bari munsi y'iyo myaka 14 13 bari munsi y'imyaka 14, abo bana ntabwo bahana, itegeko ntabwo ribahana. Ariko mu by'ukuri hari igihe umuntu aza nko muri Isange ukabona umwana w'imyaka 7 ngo yamubonye ari kuryamana ari gusambana n'umwana w'imyaka 8 cyangwa 5 ari gusambana n'umwana w'iki. Twebwe dukunda kubyita ngo ni imikino y'abana. Impamvu ngiye kubabwira uko no mu miryango yacu buriya n'abana bavukana barabikorana benshi cyane. Ibyo bintu tukunda kubibwira ababyeyi ko afata umwana w'umuhungu akamuryamisha n'uw'umukobwa ngo baravukana, kandi mu by'ukuri ejo bari kureba televiziyo, bari kureba iki. Kenshi cyane barabikorana uko ababyeyi benshi batiyenteresa ku bana, batabona ibintu biri kuba, ariko witonze wasanga bibaho. Mu by'ukuri niyo mpamvu tuhora tunababwira kubaseparera ahantu baryama, kuko nubwo bavukana barareba abana bacu barateye imbere. Abo bana rero ntibahanwa, ariko mu by'ukuri tubaha serivisi muri Isange. Icyo tukunda kukibwira ababyeyi, kuko nubona umwana wawe wasanze yaryamanye n'undi nubwo ari imyaka 5 n'itatu cyangwa 5 n'irindwi, uzihutire kumuzana muri Isange One Stop Center. Impamvu rero umuzana muri Isange One Stop Center ni ukugira ngo uyu mwana tumuhe ubufasha. Eda uyu mwana ashobora kuba yaravutse ku mubyeyi ufite ubwandu, nawe yaranduye, ariko we atabizi, n'uwo yaryamanye nawe atagize ute, atabizi. Ariko icyo gihe umuzanye hariya tuhita tubapima, tukaba iyo serivisi, ubundi tukahita tumuha iyo miti murinda, umwana w'umunyarwanda tukaba tumukijije ibintu byinshi. Ariko nyuma yaho tuhamagara n'ababyeyi b'impande zombi, kuko icyo kiba ari ikibazo gitangiye kubaho, umwana gitangiranye ari umwana, ariko ashobora kugera ku ya myaka duhana ya 14 agahana. Nabitangira kuri agakomeza, mu by'ukuri ntugire ngo azabireka, arava kuri Kevin agende kuri Tati agende kuri inde, usanga ageze mu ya myaka utaramuhanye tumuhana. Ibyo rero tuhamagara n'ababyeyi tukabagira inama, ababyeyi turaganira cyane, tukabereka uburyo bagomba kwita ku bana babo bw'umwihariko, kuko umwana utangiye kuriya biba bitangiye kuba ikibazo gikomeye. Utamufatiranye rero muri iyo myaka yazabikomeza akageza hahandi noneho bamuhana. Ese nk'iyo umuntu ahohotewe, umwana ashobora guhohoterwa agaceceka kubera agahinda, akavuga ati ibi bintu atagira n'ubimenya n'ishyano, ariko nyuma bikazamunanira akabivuga, bigenda bitaho? Bigenda mu by'ukuri icyaha cyo gusambanya umwana, ubu bari gukora ubuvugizi ko kitazajya gisaza, ariko bugisazira imyaka 10 kugeza uyu munsi, ariko ubuvugizi buri gukorwa kugira ngo iki cyaha kitazasaza, kuko ni icyaha mu by'ukuri. Hari igihe babigukorera uyu munsi ukagumana iryo pfunwe, nyuma y'imyaka 12 ukaba wabivuga, uwo mwana nawe akwiye kurenganurwa. Ariko kugeza uyu munsi, iyi myaka yose kugeza 10, igihe cyose wabonera ko ubaye free yo kukivuga, waza ukakivuga kandi turakwakira kikanakurikira. Ibyo bimenyetso bikava he? None se reka ntanga urugero. Ibimenyetso biragoranye, ariko ntabwo tureba ibimenyetso biri scientifique gusa, haba hari n'abatangabuhamya, haba hari n'uwisanamitima. Buri uwisanamitima aradufasha cyane, kuko hari igihe aganiza umwana akabivuga cyose uko byagenze. Hari n'abana bakura, yamara gukura rwose akaba ari cyo gihe yumva ko yabivuga. Umwana yaba yaragiye kwiga hanze, yaragiye akagenda kuba abakansela, akababwira ariko iki kintu ndi kumva ntashobora gukomezana ubuzima nacyo. Icyo gihe rero bisaba evidence zitandukanye, biragoranye kuko imyaka iba yabaye myinshi, ariko nibura ibyo twabonye bitari scientifique byaboneka, ariko no kumukiza umutima we, cyane ko igikomere aba afite nicyo kinini kurusha ibyo bintu byose. Uyu mwana aba yarakomeretse, aba yarangiritse, sinzi niba niyo yaba umumama byamworohera kubaka urugo rwe neza, sinzi niba abona abagabo bose akababona nkaho ababonamo wa wundi wamuhemukiye. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi dukora. Hari noneho ushobora kuba yarahohotewe, yaratewe inda,
hari umwana, iyo ni step ya kabiri. Ikimenyetso kiba gihari kuko dupima DNA, DNA ikaba yagaragaza ko umwana ari uwo muntu, nacyo kikaba ikintu cyamufasha. Ariko mu by'ukuri nk'uko bivuze, igihe bimaze imyaka myinshi ibimenyetso byinshi biba byatakaye, ariko ubugenzacyaha buragerageza kugira ngo nibura n'uyu mutima w'uyu mwana ukizwe, nibura n'uwo muntu amenye ko biriho anabihagarike. mu kazi mukora ka buri munsi ko kuganira n'abakorewe ihohoterwa cyane cyane abana, ni iki kibagora? Ni izihe mbogamizi muhura nazo muri Isange One Stop Center? Dufite imbogamizi zikomeye cyane kuko abana buriya ni abana ntibakunda, barahishira, bakunda guhishira ababahohoteye, atari uko bashaka kubahishira, ariko ari uko babateye ubwoba. Umuntu akaba yaguhohotera akavuga nubivuga nzakwica, nubivuga ntabwo nzongera kukwishurira minervari, nubivuga nzakwirukana mu rugo. Ibyo rero nshaka kuvuga ko mu by'ukuri iri hohoterwa rikorerwa abana ntabwo ari abantu bo hanze gusa barikora, n'abo mu nzu bararikora. Nkaba mbwira ababyeyi benshi, ufata umwana wawe ngo mwohereje kwa anko muri vakansi, ibyo bintu mu by'ukuri ngewe simbyemera kuko ntubuzi yanko mutima we, muba mwaravukanye ariko ntubuzi ukuntu yahindutse. Mwohereze kwa se wabo, mwohereje iki? Ubu dufite amahohoterwa menshi, aho ndetse n'umuntu wibyariye umwana ashobora kumuhohotera. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane, bisaba ko ababyeyi bita noneho bw'umwihariko ku bana babo. Cyane cyane aba bana birabagora cyane kuvuga, tugira imbogamizi y'uko bavuga, ukareba umwana yaragumanye ikintu akakivuga ibimenyetso byarashize bitakibonetse, atari uko abishaka ariko ari uko. Hari ikindi cya kabiri, imbogamizi ikomeye, aho umwana bashobora kumushukisha ibintu bigatuma aceceka, akamubwira nzakumarira iki, nzagukorera iki, ntukore iki, akamwishyurira ishuri, akamuha amafaranga, ariko bikagera aho umwana abona ese aya mafaranga nzakomeza mu by'ukuri nyabone, ese niba twarabyaranye n'uyu muntu mu by'ukuri azamfasha kugeza ryari, ibi bintu bizahishwa kugeza ryari? Yego, hari ibyo twagiye tubona rimwe na rimwe usanga nk'abakozi cy'abantu bari mu rugo bafata abana b'abahungu, abahungu ku bahungu cyangwa abakobwa ku bakobwa. Ayo makese nayo mujya muyakira? Twabonye mu binyamakuru. Yego, turayakira. Bo mubafasha iki ubwo rero? Mu by'ukuri umwana ni umwana, yaba umuhungu yaba umukobwa. Kandi niyo mpamvu iriya definisiyo nakubwiye iri clear, ni igikorwa icyo ari cyo cyose wakorera ku mwana. Umwana w'umuhungu ushobora kumukorera, bakamukorera inyuma mu kibuno, ariko mu by'ukuri uba wamukoreye, uba wamusambanyije. Abo bana rero turabafasha nabo nk'uko dufasha ab'abakobwa, kuko nabo imiti turayibaha, uretse kubaha imiti tubajyana ku muganga akabafasha, kuko biba byabateye ingaruka nyinshi cyane mu buzima bwabo, aho bishobora gutuma agira ikibazo mu buzima bwe, nawe akomeza agakurikiranwa n'umuntu, kandi n'uwamuhohotewe nawe agafatwa. Ni ukuvuga ko serivisi zose duha abakobwa ni kimwe n'izo duha abahungu. Hari icyumba mugira cyitwa child free space, ni icyumba kiba ahantu hose, gikora gite? Murakoze cyane. Reka ntangire nko muri Isange One Stop Center, dufite Isange 44, ho dufite icyumba cy'abana cyihariye ariko kititwa child free space. Ariko uyu munsi dufite child free space Kicukiro dufite ishami rya GBV rishinzwe ibyaha by'abana bw'umwihariko. Iki cyumba rero gifunguwe vuba muri 2019 ku mugaragaro, kugira ngo iki cyumba mu by'ukuri kirimo ibikoresho byose byafasha umwana kumva yuko nahagera ageze ahantu ari free, ageze ahantu yumva ko yakwisanzura, nta bantu bakura abona, ntaki uretse we n'abagenzacyaha. Ariko ibi byumba dufite igitekerezo cyo kuzabishira ahandi hantu henshi cyane, kugira ngo aba bana bazajye babona aho hantu icyo cyumba kiri ahantu henshi. Ariko uyu munsi kiri Kicukiro, ariko kiri no kubakwa. Nyagatare naho bari guteganya kucyubaka, Rulindo bari guteganya kucyubaka, cyane ko aho hantu tugira abana benshi cyane bahohoterwa. Kizaba gikora giti? Uburyo rero gikora ni icyumba gifitemo ibyumba bitatu,
gifitemo ahantu hatatu hatandukanye Yego. aho hari icyumba cy'abana bitewe n'imyaka yabo. Umwana w'imyaka umwaka umwe kugera ku myaka 10 cyangwa kugeza ku myaka 7, kubera ko uburyo wafata aba bana bari muri icyo cyiciro bitandukanye n'umwana w'imyaka 10 kugeza kuri 18. Aba bana rero bafite icyumba cyabo aho harimo ibikinisho bitandukanye. Buriya umwana kugira ngo umukureho ijambo cyangwa umukureho ikiganiro no kumanza akisanzura, akumva ko ameze nk'aho ari mu rugo iwabo. Icyo cyumba rero kiradufasha kuko nk'abakansela bamanza bagashiramo umwana akamaza akisanzura agakina, akumva ko ageze nko muri salo iwabo cyangwa mu cyumba bamuteguriye. Nyuma akaba ashobora, harimo ibikinisho bitandukanye aho dufite igikinisho umwana ashobora gukora, wamuganiza akakubwira ngo umuntu wamhohoteye yari afite ibintu bimeze gutya. Harimo ibyo bikinisho, ntabwo ari ibikinisho bisanzwe, ariko ni ibikinisho birimo inyigisho, ni ibikinisho birimo byafasha umwana. Reka mbahe nka example, hari igihe umwana ashobora kubona igishushanyo kiri ku gikuta, akabona hari papa na mama n'abana bakundanye, akagenda nko kuri papa akamushifura. Icyo gihe wowe nk'umugenzacyaha, wowe nk'umukansela uhita ubona ikibazo kiri kuri uriya mupapa. Ntabwo amwishimiye kumubona hariya mu muryango, kuko iwe iwabo niwe umubuza iki? Amahoro. Ashobora kubona igikinisho cy'imbunda kiri hariya, yakibona akavuza induru cyangwa akavuga, ukahita ubona ko yahohotewe n'uwa security. Ibyo bikinisho rero ntabwo ari ibikinisho bisanzwe duha abana. Dufite noneho nko muri Isange tugira igikinisho kimeze nk'inzu, aho ibaza umwana w'imyaka 8 ushobora kuza akinjira muri ako kazu kameze gutya, uhita ubona ko ari ikintu kimwe kitagenda mu mutwe we. Ni tekinike nyinshi cyane z'ibyo bikinisho ziba zihari zituma tumenya umwana n'uburyo dutangira kumufata. Tukagira noneho abana b'imyaka 14 na 15 aho tuba dufite intebe ziri comfortable, aho hari televiziyo, aho umwana yumva ko atari wa mwana umukinisha mu bya bintu, akicara akaba yumva ari nko muri salo, akaba yumva wamuhaye ji, wamuhaye iki, none akumva uyu muntu mu by'ukuri namubwira, uyu muntu ari ready kunyumva, yangirira ibanga. Ariko tukagira noneho ikindi cyumba noneho kiba kiriho umugenza cyangwa ukuntu nababwiye, kuko umwana ahindura imvugo nkuko nababwiye. Haba harimo cameras, ariko umwana adashobora kuyibona cyangwa undi muntu adashobora kuyibona. Harimo umutekinisiye ubare afata ibintu byose umwana ari kuvuga, kugira ngo ibyo bidufasha kuki? Wowe nko mugenza cyangwa umwana amaze kugenda, ugira umwanya wo gusesengura no gutekereza ku byo umwana yavuze. Step ya mbere yavuze ibi, ubwa kabiri avuga ibi, kuri tekinike mfite ibi bishaka kuvuga iki. Ibyo byose nicyo cyumba kimariye umwana. Kandi rero bw'umwihariko naho umwana aba yumva ari wenyine, atakubona wowe umuntu mukuru ngo akwishishe, adashobora kubona ngo mbonye papa, mbonye nde, ngo amwishishe. Hagiye imwe mu mbogamizi nyinshi zagiye zigaragara, ni uko rimwe na rimwe abangaba bafasha abana baba ari abantu bo muri karitsiye, hahandi n'ubundi nzataha nkongera nkamubona, cyangwa se hahandi ari buze kuganira n'umubyeyi wanjye, kandi wenda njye mwana nabashije kubivuga ntashakaga ko abivuga. Iki kintu muhangana mute nacyo? Mu by'ukuri nababwiye ko dukorana na local government, dukorana n'inzego z'ibanze, kuko mu by'ukuri uyu mwana aba yavuye muri karitsiye, hari n'igihe aba yavuye mu muryango, ari mu muryango bamuhohoteye. Reka dutangiriraho. Uyu mwana rero yahohotewe n'umuntu umwe mu muryango, hari igihe yanga no gutaha. Niyo mpamvu muri Isange dufite ibyumba, dufite safe room. Dufite safe room. Izi safe room rero zifasha yuko dushobora kugucumbikira umwana mu gihe gitoya, mu gihe tugarura wa mutekano we mu rugo. Buriya muri Isange tugira ikintu kitwa group therapy. Group therapy ni hahandi umaze ukaganiza umwana, wamara kumuganiza ntibirangiriraho, ukaba waganiza na mama we. Kuko mu by'ukuri mpora mbwira abantu ko uyu mumama nawe aba yakomeretse. Uyu mumama uba yiteze ko umwana we azavamo minisita, azavamo umupolisi, azavamo umunyamakuru,
akabona ko umwana yise atwara inda, bamuteye inda cyangwa bamuhohoteye, nawe biramuhungabanya. Kumuhungabanya rero nawe aba akeneye counseling, aba akeneye kuganizwa. Uyu muntu rero nawe tubona umwanya wo kumuganiza, tukagira igihe noneho cyo kuganiza papa na mama n'umwana, kugira ngo uyu mwana asubire mu muryango. Hari n'umubyeyi ukubwira ngo ntazansubirira mu rugo. Yego. Ibyo bibaho, ukabona umwana agize ibibazo bikomeye, abuze aho kujya, afite se na nyina bishoboye. Ariko ibyo byose ni step by step. Tuganira rero n'inzego z'ibanze. Buriya dukunda gukorana amanama n'inzego z'ibanze, aho tubakangurira uburyo bakwakira ibi byaha by'ihohoterwa, uburyo tubakangurira uburyo uyu muntu usubiye muri sosiyete yafashwa, cyane ko aba yahungabanye. Dufite inshuti z'umuryango mu midugudu, dufite komite za GBV mu midugudu, dufite abamarayika barinzi muzi ko igihe umwana bamutaye, kuko tugomba kubona umubyeyi vuba, dufashijwe na bariya bashinzwe abana, ufashe uwo mwana. Aba bantu bose rero ibi bintu barabyumvishije, buri muntu asigaye abifata nk'aho ari iki, ku buryo afashe uyu mwana uburyo asubira mu muryango. Uzi ko hari umwana ushobora gusubirayo yarabuze minervari, ni inzego z'ibanze zimufasha, zikamenya uyu mwana nta mituweli afite, uyu mwana nta minervari afite, ese yarengeje imyaka, ashobora kujya mu myuga. Ibyo byose nibo badufasha kugira ngo uyu mwana asubire mu buzima busanzwe. Reka tugane ku musozo noneho, ni iki muri gusaba nkamwe mukora muri iki kigo kugira ngo yaba ari uwahohoteye cyangwa iryo hohoterwa rihagarare? Sinifuza ko mushaka kumenya murasaba iki. Icyo dusaba bari kutwumva, cya mbere mbasaba ni iki, ni uko mu by'ukuri bumva ko ihohoterwa rikorerwa umwana ni igikorwa icyo ari cyo cyose ukorera umwana kimuganisha mu busambanyi, mu kumusambanya. Ibyo bibafashe kwirinda yuko atumva ko ari penetration gusa, ariko yumva igihe icyo ari cyo cyose azakora igikorwa kiganisha uyu mwana azahanwa, kandi mu guhanwa ibihano birakaze. Ikindi twasaba abana b'umwihariko ni uko abana bisanzura, abana bumva ko hari Isange One Stop Center ibereye aho kugira ngo ibafashe igihe cyose yahohotewe, bumve ko hari RIB iri aho kugira ngo ibafashe mu gihe bahohotewe, bumve ko dufite nimero zitishurwa, hari 3029, ni nimero bw'umwihariko ya Isange One Stop Center, ikora amasaha 28 kuri 28, ku buryo ushobora no kuba udashaka ko bakumenya, ukayihamagaraho ukavuga ikibazo cyawe, twebwe tugashakisha uburyo tugufasha. Dufite 3512, ni nimero ya Isange One Stop Center, nayo iri mu shami rya GBV ryo kurwanya ihohoterwa, nayo ikora ayo masaha. Igihe cyose uyishakiye ugatabaza, urafashwa nk'umwana. Dufite noneho nimero yihariye twita nimero y'abana, 116. Uwo ni umurongo w'abana wihariye, ukora amasaha 28 kuri 28, ku buryo umwana igihe icyo ari cyo cyose yahamagara kuri iyo nimero, mu by'ukuri azafashwa kandi vuba na bwangu. Ikindi dusaba rero ni uko tubwira abanyabyaha kwirinda ibyaha byo guhohotera abana, kuko ibi ni ibyaha bibi cyane kandi bigahanwa bikomeye, kuko mu by'ukuri ntabwo bikugiraho ingaruka wenyine, ariko bigira ingaruka ku muryango wawe, bikagira ingaruka ku bana wabyaye. Mu by'ukuri ufunzwe ari wowe wakagombye kurera abana, ari wowe wakagombye gutunga urugo, bigira ingaruka aho hantu. Ikindi bikagira n'ingaruka mu by'ukuri ku gihugu, kuko uyu mwana aba ari umwana w'igihugu, aba ari umwana dutegaho ibintu byinshi cyane, ariko uba wabyishe. Ikindi nababwira ni uko saba inzego z'ibanze dukorana umunsi ku wundi, gukomeza ko dufatana urunana mu gufasha aba bana mu gihe cyose bahuye n'icyaha cyo gusambanya umwana cyangwa cy'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryakorewe umwana. Ni uko bihutira kuri RIB, ntibihutire kunga. Hari ibyaha bitungwa. Mu by'ukuri umuntu uzunga iki cyaha nawe azahanwa n'amategeko, kuko mu by'ukuri aba atafashije uyu mwana. Tugasaba abana rero kuvugisha ukuri, kumva ko bisanzuye, bari mu maboko meza, amaboko abagirira ibanga, amaboko ashaka ko abafasha. Icyo nicyo twabifuriza. Murakoze cyane. Reka dushimire cyane Jeanne d'Arc Mukandahiro, ni umuyobozi wa One Stop Center. Turabashimiye cyane ku mwanya baduhaye.